Ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye kuri ino channel yitwa Kanyagenge TV, namusaba gukora subscribe, like, comment and share. Ubwa mbere twabonye mu gitabo cya Matayo turi kwigira hamwe Bibiliya, twari twabonye urupapuro rwa mbere mu ndimi z'amahanga ibyo bita chapter. Noneho tugiye kurebera hamwe umutwe wa kabiri. Kaduhe mugenzi wacu adusomere twagiye. Matayo umutwe wa kabiri. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu ntara ya Yudeya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abahanga mu by'inyenyeri baturutse iburasirazuba bagera i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'abayahudi uherutse kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri turi iburasirazuba, none twari tuje kumuramya. Umwami Herodi yumvise ibyo ahagarika umutima we n'abaturage bose b'i Yerusalemu, nuko akoranya abakuru bo mu batambyi n'abigisha amategeko bose b'Abisiraheli, ababaza aho Kristo yajyaga kuzavukira. Baramusubiza bati, ni Betelehemu mu ntara ya Yudeya, kuko ariko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu yo mu Buyuda ntabwo uri uw'inyuma mu butegetsi bw'Ubuyuda, kuko muri wowe hazaturuka umutegetsi, azaba umushumba w'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herodi atumiza babahanga, arabihererana, ababaza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Nuko batuma i Betelehemu avuga ati, nimugende mubaririze neza by'uwo mwana, nimumubona muzabimenyeshe nanjye njye kumuraba. Bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda. Nibwo iyo nyenyeri bari babonye bakiri iburasirazuba ibagiye imbere, irinda igera hejuru y'aho umwana ari, irahagarara. Ngo babone iyo nyenyeri barishima cyane. Nuko binjira mu nzu basanga umwana ari kumwe na nyina Mariya, bamwikubita imbere baramuramya. Maze bahambura ibintu bazanye bifite agaciro barabimutura, byari zahabu n'ububani n'imibavu y'igiciro. Nuko Imana imaze kubaburira mu nzozi ngo be gusubira kwa Herodi, bahera ko banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo. Bamaze kugenda, umumarayika wa Nyagasani abonekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu gihugu cya Misiri, ugumeyo kugeza igihe nzakubwirira, kuko Herode agiye gushaka umwana ngo amwice. Iryo joro Yosefu arabyuka ajyana umwana na nyina bajya mu Misiri, bagumayo kugeza igihe Herodi apfiriye. Ibyo byabereyeho kugira ngo bibuke uko Nyagasani yari yaravuze atumye umuhanuzi ati, nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Maze Herodi abonye ko babahanga bamutengushye, ararakara cyane. Nuko yohereza abantu kwica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu n'abo mu mirenge yose hakikije, bamaze imyaka 2 cyangwa batarayigezaho, agereranyije n'igihe babahanga bari bamubwiye ko ari bwo babonye ya nyenyeri. Bityo bibuko byavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya agira ati, induru yumvikaniye i Rama, humvikanye n'amarira n'umuborogo mwinshi. Rasheli yaririye abana be, yanze guhozwa kuko batakiriho. Nuko Herodi amaze gupfa, umumarayika wa Nyagasani abonekera Yosefu mu nzozi akiri mu Misiri, aramubwira ati, byuka ufate umwana na nyina usubire mu gihugu cya Isiraheli, kuko bashaka kwica uwo mwana batakiriho. Yosefu arabyuka ajyana umwana na nyina bagerana mu gihugu cya Isiraheli. Ariko yumvise ko Arikelawo mwene Herodi yabaye umwami w'i Yudeya asimbuye se, atinya kujyayo. Niko kuburirwa ari mu nzozi ngo ajye mu ntara ya Galileya. Nuko ajyayo atura mu mujyi witwa Nazareti, kugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'abahanuzi ngo, azitwa Umunyanazareti. Umuntu wese wareba video ndamushimiye, nakore subscribe, like, comment and share. Yitegure kuzareba umutwe wa gatatu, nawe tuzagire gute tuzawukore. Niba muri gukunda bino ndi gukora, nimukore like, comment and share na subscribe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.